Bwira abantu bakore subscribe kuri Mwenyura TV uvuge na channel yawe naho bakoreho subscribe. Abadukunda abadukurikiye mukore subscribe kuri Mwenyura TV mukore share na comment na like mbese na views ziyongere na channel yawe ariko yivuga abantu bayimenye na channel yivuge na izamuke channel yanjye wandika Afande Nyarudindiri Musaza Harata Muhando hariho na nomero zanjye hariho ifoto Afande Nyarudindiri Musaza Harata Muhando hari ifoto nambe costume y'umuhondo gafoto gatoya noneho bame subscribe na share na comment na like hariho n'indirimbo zanjye nziza cyane rwose nziza rwose zikoze n'amashusho channel ya kabiri Dusengimana Jean Baptiste Afande Nyarudindiri Musaza Harata Muhando naho bariho agafoto nambaye ishati ifite utubara tumanutse hamwe n'ipantaro y'umutuku none se bame subscribe na share na comment like hari indirimbo zanjye wamivuga ku ndirimbo kuri iyi ngiyi yawe bagiye nta kuntu wabashyira akarimbo kamwe gatoya gasoza kugira ngo bakumve neza tugahita tunasoza ikiganiro nibo babinsobanuriye neza Afande ni batuje hasi undi rero mbese utambaye inyenyeri maze nanjye njya gukuramo ingofero yaba we bari banyishe kandi wambaye inyenyeri nahise Nyarudindiri iyo nyuze ku bapolisi ntibakubaza ati ayo mapeti wayakuye nabisobanuye se nabiraho n'Imana cyane rwose ariko gusa ko hano mu Rwanda rero umuntu wenda amapeti nyamara mu basirikare mu bapolisi ariko muri uniform yawe mu Rwanda yabonye hejuru yawe muteresa sarirota noneho ubwo ni nkanjye uri gasi bambabare nkubaze none se ngubu byigura ujya umenya gutandukanya amapeti ko mbona ufite nambaye kapiteni nahise ngo afande kapiteni Nyarudindiri kapiteni wa Yesu ongeraho musaza wa Roza Muhando uhagarariye ijuru n'isi ubu mu isi urahari no mu ijuru urahari ndamasaderi w'ijuru n'isi kapiteni wa Yesu urwana urugamba mu buryo bw'umwuka kandi agatsinda Isaka kurwanira niwe mugaba haleluya amina none se ubye nta kuntu nanjye mwanyinjizamo nkambara igipeti byasabye banza urebe urwo rusatsi wikoreye wagira ngo ni ibyatsi by'inuzu urabona wewe waba umusirikare wabonye Afande reba urusatsi rwawe urebe n'umusatsi wa Afande ukuntu nawe umutatsi ni mwiza ariko urabize mwose ari mpfuna urabona igihumbi cyo kukuraho unemere bw'umusirikare baba ahubwo murayama ngende yaguha none se ngende shaka kumufanya byo gushisha ngende uri umukire aya mafaranga wari afite pende afite rwose ndabukandira kandi reka twikomereze none se Nyarudindiri warubi ariko kubura Afande ntibikuraho kuri papa Mbyirire wanze gushaka umugore ndi papa Mbyirire ubujya mu nzu ukaryama wenyine n'udatanja agaceri ni papa Mbyirire nuko ariko n'ibituma abakobwa kandi bikinyuma da amafaranga ukorera kunzi kari menshi ko ritari yose guha amafaranga ntabwo wose ariko njya mu munsi ntacyo ntujya buri munsi wese muri buzima busanzwe utagiye kwica no akandi kazi oya wimwinjirira mu buzima ibyo ni ibanga baza bimutegangaza kwinjira mu byanjye biragutegangaza tuzakutwerera urongore wo gutaha uri wenyine shana ko Nyarudindiri rwose inzu yanjye pe igendanye n'igihe none se Imana niyiguha ntushakiremo umugore iyo nziza nibwo bizacamo neza none se ufite shit nibwo fiyacu y'umuzungu Imana izamagurutsa simuzi ariko Imana iramutse ariko nayo nzakadasitere itakazamo n'imodoka bya gutakazamo n'umushoferi umwara nkajya mbana yewe nigeze njya gutwara iwanjye
iwanjye akahariza rije mukajya muza mugafata ibiganiro nta kwishyura ikibazo muzamufite kigeze none reka muri ufite icyari kiri hasi simubwira turamanye nanjye ubwanjye nkahita mumeneramo nzafite amafaranga cyeka abafite amatiyituba ari hejuru nibo nzahanika cyane ukajya ubaca amafaranga menshi nibo hejuru ariko ndi gushaka kuzamura abakiri hasi nabo bazamuka batera imbere niyo ntego mfite rero ikintu mwisanga ni kimwe ndumva Imana ari ikintu byinshi yakuvuzeho ndashaka kuzama akazi waba umaze kugura vewiti nkajya ngutwara ni benshi batangiye kunsaba akazi njye ngagusabye hakiri kare afite na perimi uwo muhungu utazamubita muri porodi afite kategori zose ntanza kwita umwana kandi nawe nzabasere ariko ubu ihari kunywa inzoga naraziretse bari kugasomasoma koko iyi ni inzoga si panashi reka inzoga utazaba umushoferi ukajya umubita muri za buride no kumukibuza yego rata ibyo uri kuvuga ni ukuri ariko wenda ibyo uvuze nibyo ndabyemeye kuko mu gihugu cyacu nta n'umwe utwara imodoka yanyweye inzoga uzamwara azaba ari umuntu ukijijwe utanywa inzoga nawe gutwara imodoka uri uwo none se Nyarudindi nagutwara atanywa inzoga ariko akunda abakobwa ari indayi uzabijyamo ikibazo ikibi ni ukuba yanyweye byagera zikamufata akayoberwa iyo ari yagutwara akagukubita muri buride cyangwa upfa mu bihonamahanga cyagiye uba wasinze ugatangira wahura n'umuntu kandi muri kumwe wajya urinde njye bahita tayiga oya iyo wasinze uyoberwa umuntu wajya mu zihehera ariko Nyarudindi uri kuca mu masora kandi muraziranye muri kumwe kandi aho wasanga umugore wiwe utangiye kwandika oya hari umugore wanyweye inzoga ngo bita ngo nimba rigira ntare umugore arangije amaze gusinda ageze mu rugo ahura n'umugabo we mu nzira aramubaza ariko ngo kumwe muca mu jisho ngo si wowe twari kumwe ejo nijoro mu rutoki kwa runaka mwanya mani ngo cyo ngwino twongeye kwikora bya twikoreraga umugabo we yaba yumvise ko niyo mpamvu inzoga ni ibiyobyabwenge ubundi Bibiliya avuga ngo inzoga ni umukobanyi vino ni umukobanyi inzoga zirakubagana ariko usukwa nazo ntabwo agira ubwenge gusukwa nazo ni gute nibyo zagukoresheje wabyumvise ntabwo ari icyaha ahubwo icyaha kiba mu byo zagukoresheje kandi umuntu iyo yanyweye akavuga ati nzakwica nzakuniga ibyo biba bisanzwe bimurimo abazakuniga aba ari byo kuko bivuze ngo iyo umuntu yanyweye inzoga ikintu avuze kiba kimuri mu mutima we ikimurimo nimba yanyweye inzoga akavuga ati ndagukunda ati ndagukunda rwose ukabona nta kibazo biba bimuri mu mutima ari nta muzima burya niyo mpamvu rero abasinzi barasinda ariko ikintu turakundira ni uko ikimurimo akivuga yasinze igihita gisanzwe cy'umurimo asiduka akivuga bavugisha ukuri niba ngo nzakwica biba bimurimo n'ubundi Nyarudindi uwo mugabo nakwihishemo anywa inzoga akunda n'abagore cyane ahubwo ni ukuva hano umusengeye n'abagore si byo birandeba ariko inzoga yewe bazantwara ari umushoferi yanywa inzoga njyewe rwose urampitiramo ari inzoga n'umugore ndahitamo iki ugira umugore umwe gusa ahubwo Nyarudindi umusengera ni uko umusengera ibyo uvuze ni byiza ko n'umugore yantaye kubera inzoga ashaka ese nawe ugira yaragiye yarantaye yarigeze abajugunya da ni njyewe baraza bashaka ahubwo mwebwe mutarashaka ni mwebwe abagore bacu bataye baza bashaka imana izamufasha umuzungu uvuga ati nicaye mu nzu yanjye tasizemo n'imodoka yawuti ibintu byose bifite nta kibazo cyo gufasha abantu babaye ndi kwabika bambaye rusange mbese abantu twabanye twagumanye nako kubana no kuba ijambo kubana hamwe no kugendana n'umuntu biratandukanye n'ubundi abo mwabanye baraguta abo mwagendanye baraguta ahubwo abo mwagumanye Nyarudindi niyo ari muri Amerika akomeza kukuzirikana uwo ngo mubaga mwaragumanye mbere y'uko dusoza iki kiganiro rero ni ugusengera ino cano kugira ngo irusheho gutera imbere itumbagire ngaho rero udusengera n'abandi barazamutse nabo twatangiranye bafite amamodoka
icano zikiri gasi yiyanyu mbese reka undi tumeze rero nadusengere hoya kubanza usenge asengere Mwenyura TV usenge Mwenyura TV nayo Mwenyura TV ye hanyuma dusoza ikiganiro ngo icano yawe yitwa cacana oya ntabwo ari yacu yitwa Mwenyura TV ntabwo ari caca wowe ahubwo dusengere usengere n'iyi cano ya Mwenyura TV nayo usengere kugira ngo iyo nzoga Imana iyihe umugisha yizamu usengere n'uwo mugabo ariko inzoga n'indaya ati ndasinze cyangwa mbabarira ngaho dusengere reka dusengere reka twiragize Imana kaduha Imana icyubahiro afande Nyarudindira dusengere bagumiriza nyine kugira ngo batagira ikurangara mumuriza amatelefone oya ndayareba nta kintu ari bube baba bahashye muhe Imana icyubahiro rero urusengero barahumiriza ariko abadiyakoni baba bari hafi twagiye rero ntabwo abadiyakoni bajya bahumiriza reka duhe Imana icyubahiro umwanya n'uwawe afande Nyarudindira mutuze dusenge umwami ishobora mwishimye ko kumumata bose umutwe maze kukoranya natwe kuva mu gitondo kugera mu saha wewe ukiranuka tuzi imbere yawe turabana abantu twamenyamo n'amaraso mwami tuzi imbere yawe tumanze kugusaba imbabazi tubabare mu byo twagucumuyeho byose tumanze kwirukana abadimoni na demoni mu izina rya Yesu bamanuka ubane natwe mwami nsengeye iyi cano nyagwa ku ngoma nyago mwami wera mu ijuru yizamure n'abafite amayiti batirasi nayo mwami yazamure kandi kuyazamura mwami nyagwa ku ngoma uce ku muntu mwami bamama mwami nyagwa ku ngoma inzoga mwami nyagwa ku ngoma umanuka ubane mwami Yesu mugarure imibyiringiro mwami iyi cano yizamure nyagwa ku ngoma mwami mwami tuvuga ibigwesheje cyubahiro mwami nyagwakungoma gutesa mwami datuza agaciro mu izina rya Yesu ubane natwe mwami twambika imbaraga dukine kwibagwa nawe Uwiteka uri Imana ivuga ikabategeka gukomera mwami icyo wavuganye nanjye mwami ugisohoreze kwiyibesha mwami nize kumwe natwe mwami nyagwakungoma ntabwo mutekereza mwagutegeka usabye bikeya ibyinshi biduhera ubuntu n'ibibazo zawe byambaze ndize mu izina rya Yesu ndakoze amen haleluya Se vuoi quella cosa